Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese, baturage b'akarere ka Kicukiro, ndabanza kwihanganisha abibuka babo bashyinguye muri urwibutso rwa Rebero, barimo imiryango y'abatutsi barenga 14,000 biciwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, harimo na bamwe mu banyapolitike barwanyije akarengane bakarwanya ingengabitekerezo ya jenoside bakicwa, harimo n'abazimye burundu nk'umuryango wa nyakwigendera Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru, akaba yari wo mu ishyaka rya MDR babivuze, wicanywe n'umugore we n'abana be 5. Tuzahora tububaha kuko iyo tugira abanyapolitike benshi mu batahigwaga bagira ubutwari bwo guhangana na politike y'ubwicanyi, ntabwo intagondwa zibumbiye muri Hutu Power zari kugira imbaraga n'ubushobozi bwo kwica abatutsi barenga miliyoni hose mu gihugu. Jenoside yakorewe abatutsi yatewe na politike mbi yamaze imyaka irenga 35 mu gihugu, inaterwa no kuba hari benshi mu banyapolitike bayiyobotse. Ni nayo mpamvu jenoside imaze guhagarikwa biturutse kuri politike nziza ya FPR Inkotanyi n'imitwe ya politike bafatanyije, hakusanyijwe ibitekerezo byavuyemo itegeko nshinga abanyarwanda bitoreye tugenderaho ubu, rikaba mwiranga shingiro ryaryo rishimangira inshingano yo kwibuka muri aya magambo: twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ingingo ya 10 ivuga amahame remezo 6 leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho, nayo ishimangira amahitamo yo kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Ndagira ngo Nyakubahwa Perezida wa Sena, muri iki kiganiro nshingire ku bimenyetso by'amateka ya politike mbi y'ivangura n'amacakubiri byashingiye ku bwoko mu Rwanda ikageza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ni ngombwa ko abanyapolitike b'ubu tumenya ayo mateka kugira ngo bidufashe kubona ko u Rwanda rwari rwarageze habi rukaba rwaravuye kure, bityo abanyapolitike twese dufatana urunana mu gushimangira amahitamo yo kubaka u Rwanda rwa twese. Ahambere politike y'u Rwanda yapfiriye ni ukuba amashyaka ya mbere yaravutse ashingiye ku irondabwoko. Duhereye ku ishyaka rya Parmehutu ryashinzwe tariki 26 z'ukwa 9 1959, rikomotse ku ishyirahamwe ryitwaga Mouvement Social Muhutu, ryari rigamije guharanira imibereho myiza y'abahutu. Ku munsi wo gushinga iryo shyaka, aho kugira ngo ba nyiraryo bahindure imitekerereze ishingiye ku kubaka uburenganzira n'imibereho myiza ya buri munyarwanda, bakomeje gushingira ku irondabwoko. Sixbert Musangamfura wakoze ubushakashatsi ku ishyaka rya MDR Parmehutu yerekanye ko ku munsi wo gutangaza ko MDR Parmehutu ivutse, Perezida Kayibanda wabaye perezida w'iryo shyaka yatanze umurongo ngenderwaho waryo, avuga ko ivutse ije gusubiza abahutu igihugu cyabo. Abivuga muri aya magambo: ishyaka ryacu rirareba inyungu z'abahutu, tugomba kuba urumuri rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo, igihugu ni icy'abahutu. Aka ni akaga gakomeye kubona ishyaka rya politike rivuka rishingiye ku irondabwoko, inagaragara no mu nyito yaryo ndetse no muri porogaramu zaryo bakagendera kuri uwo murongo. Kugira ngo icengezamatwara rya Parmehutu rishoboke, iryo shyaka ryashinze ikinyamakuru cyo kurifasha cyiswe Jya Mbere, nacyo kirifashishwa mu gukwiza urwango n'irondabwoko, bageraho banatanga umurongo wo gutsemba abatutsi
mu kinyamakuru jya mbere nimero ya 3 cyasohotse ku itariki 27 z'ukwa 11 1959 byandikwa muri aya magambo: niba abatutsi bakomeje guturana n'abahutu bazatsembwa. Porogaramu za Parmehutu nazo zose zagendeye kuri urwo rwango n'ivangura, haba mu burezi, ubukungu, imibereho myiza n'ibindi. Manifeste ya 3 ya Parmehutu yemejwe muri kongere yateraniye i Gitarama tariki 21 z'ukwa 6 1964 yavuze kuri gahunda y'uburezi, ifata umwanzuro ukurikira: Parmehutu yishimiye kandi shima abaparmehutu b'ukuri ko guhera mu mwaka w'1959 Parmehutu itigeze ihwema kurangiza porogaramu yayo yo kwinjiza gahutu mu mashuri yisumbuye. Parmehutu igomba kwirinda ibyayisopanyiriza biturutse inyuma y'igihugu, gukora ibyangombwa byose kugira ngo yuzuze amatwara meza yo mu mwaka w'1959. Izihatira kujijura abaparmehutu, cyane cyane abarwanashyaka bayo. Murumva ububi bw'iyi politike, kubona kongere y'ishyaka riri ku butegetsi iterana igatinyuka kwemeza ko abayoboke bayo b'ukuri izashyigikira ari abakora ivangura bwoko mu burezi, binjiza abahutu bonyine mu mashuri yisumbuye. Bakemeza ko gushyira umurava muri iryo vangura ari cyo cya mbere kiranga umurwanashyaka nyawe wa Parmehutu. Icya kabiri kimuranga, bakavuga ko ari abashyira imbaraga mu gukumira impunzi z'abanyarwanda ku gihugu cyabo. Nicyo bashaka kuvuga iyo bandika ko Parmehutu igomba kurwanya abayisopanyiriza bavuye hanze y'igihugu. Irashaka kuvuga abari impunzi z'abanyarwanda bari mu mahanga. Icya gatatu giteye inkeke, iryo shyaka ryashyize imbere muri iyo kongere y'Igitarama ni ukwishimira icyo bise amatwara meza yo muri 59, ni ukuvuga kwishimira iyicwa ry'abatutsi ryakozwe muri uwo mwaka, kubatwikira no kubamenesha. Uwo murongo wakomeje kuranga Parmehutu no mu zindi gahunda zose. Urugero ni ijambo Perezida Kayibanda yavuze ku itariki ya mbere z'ukwa 5 1967 ku munsi w'abakozi, aho yagejeje ijambo ku baturage asaba ko amashuri agomba gushyira imbaraga mu kwigisha abana b'abahutu. Abivuga muri aya magambo: aho gahutu ari hose akaba atarajijuka, bikwiriye kumbabaza nkamufasha uko nshoboye kose. Nimero ya 4 ya Parmehutu yemejwe tariki 7 Kamena 1969. Yakomereje muri uwo murongo, yemeza ko icyo Parmehutu igamije ari, byanditse gutya, ishema rikwiriye igihugu cyose, rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose, wibohoye ku ngoyi y'ubuja. Nyakubahwa Perezida wa Sena, abato bumva politike nk'iyi hari ubwo bashobora gukeka ko ari inzozi zidashoboka, kubera ko bo bakurira mu gihugu kiyobowe neza. Kugira ngo basobanukirwe inkomoko ya jenoside yakorewe abatutsi, abato bakwiye gusobanurirwa aya mateka, bakamenya ko u Rwanda rwagize akaga ko kuyoborwa n'ishyaka rya politike ritekereza ko u Rwanda rwabaho rwubakiye ku bwoko bumwe gusa. Ni akaga gakomeye kuba twaragize abanyapolitike bateye batyo, bafite imitekerereze migufi nk'iyo. Kandi hari n'abakiyita abanyapolitike bagitekereza batyo, banahabwa imbabazi bavuye muri gereza bagakomeza muri iyo myumvire, bakanayishoramo urubyiruko barushukisha amafaranga. Nanone ni akaga kubona hari abanyamahanga bashyigikira aba bantu, bibeshya ko ari ugushyigikira demokarasi. Nta munyapolitike wa nyuma ya jenoside ukwiye gukinisha aya mateka no gushaka kuyadusubizamo. Ishyaka rigenzi rya Parmehutu byari bihuje intego na Prosoma, yatangiye tariki ya mbere z'ukwa 11 1957
ari ishyirahamwe ihinduka ishyaka rya politike tariki 15 z'ukwa kabiri 1959. Ku munsi wo gutangaza ko Prosoma ibaye ishyaka, perezida waryo Joseph Gitera nawe kimwe na Kayibanda yagaragaje ko Prosoma ishingiye ku kurengera inyungu z'ubwoko bumwe, abyandika atya: mu Rwanda muri teritwari ya Strida havutse ishyaka ry'ukwishyira ukizana ry'abahutu. Ku bijyanye n'amatora, Joseph Habyarimana Gitera yanditse ko abahutu batagomba gutora abatutsi, abishyira mu kinyamakuru yari yarashinze cy'iryo shyaka Ijwi rya Rubanda Rugufi cyo ku itariki 27 z'ukwa 9 1959, abyandika atya: nimukanguke, nimushyire hamwe, mutore abategetsi banyu b'abahutu banyu babishoboye kandi hose. Dore itora riri hafi muri aya mezi 3 asigaye y'uyu mwaka. Muve hano mubyiyemeje nta gusubira inyuma. Ntimuzatora abatutsi. N'umuhutu ubanye nabo n'umwanzi wanyu, nimumwiceho ntimuzamutore. Mu mbwirwaruhame nyinshi Perezida Kayibanda yabwiraga abaturage, ni gake yarangizaga adatutse abatutsi ku mugaragaro. Ku isabukuru ya mbere y'ubwigenge tariki ya mbere z'ukwa karindwi 1963, Kayibanda yashoje ijambo rye muri aya magambo: ndarangiza mbwira igice cy'abana b'u Rwanda bitwa abatutsi ko ubutegetsi bw'abatutsi, ubwa Karinga, ubwiru, icyami byarashize burundu. Nimuhumuke mu byumve, mu byemere, mwoye gukomeza kurema agatsiko k'uburyarya, ubwibeshye n'ubwirasi bidafite aho bishingiye. Ubwoko gatutsi ntibwanditsemo ubutegetsi no gutungwa n'imitsi y'abandi. Tariki 28 z'ukwa mbere 1964, ku isabukuru ya gatatu ya demokarasi, Kayibanda yarongeye yikoma abatutsi muri aya magambo ati: bana b'abatutsi, tugerageze twibaze, nubwo bidashoboka, muramutse mushoboye kwigarurira Kigali, muribaza akaga mwaba muteye kababaho by'umwihariko kuko mwakwicwa mu ba mbere. Siniriwe mbishimangira, murabyiyiziye ubwanyu, nubwo mwirirwa mukora nk'abiyahuzi, mubyibwira ubwanyu. Izaba imperuka yanyu ndetse yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Iyo mperuka yaba yihuse cyangwa iy'uruyengeyenge yagombye gutera bamwe muri mwe mu gifite umutima gutekereza. Mutekereza umuntu witwa ko ari umukuru w'igihugu ufashe ijambo mu ruhame ku munsi witwa ko ari uwa demokarasi, ni ukuvuga umunsi wibutsa ko ubutegetsi bwose butangwa n'abaturage kandi bukaba bubereyeho abaturage, utinyuka kubwira bamwe mu banyarwanda ko bazakorerwa imperuka. Twari mu mwaka w'1964, nabivuze, benshi mu baraha bari bataravuka, abandi twari impinja, abandi bari abasore n'inkumi. Hari hasigaye imyaka 20 ngo 1994 igere, ya mperuka ikorwe koko. Muri Mutarama 1964, Kayibanda avuga ayo magambo yo kubwira abatutsi ko iherezo bazakorerwa imperuka, yarazi ibyo avuga, kuko guhera mu Kuboza 1963, abatutsi bo mu Bugesera, Gitarama, Gikongoro, Ruhengeri, Kibungo, Cyangugu n'ahandi henshi mu gihugu bari bakorewe jenoside kandi inzego nyinshi z'amahanga zabyemeje gutyo. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese, iri rondabwoko ntiryahamye mu myanzuro ya Kongere za Parmehutu no mu itangazamakuru rya Prosoma gusa cyangwa se mu mbwirwaruhame za Kayibanda, ahubwo zanashyizwe muri politiki za buri munsi z'imitegekere y'igihugu. Reka mfate ingero zitandukanye. Ku birebana n'imitungo y'impunzi n'uburenganzira bwazo ku gihugu, impunzi z'abatutsi zateshejwe uburenganzira ku gihugu no ku mitungo yazo bishyirwa mu itegeko teka no mu mabwiriza yahawe abacamanza. Tariki ya 8 z'ukwa gatandatu 1961, uwari minisitiri w'ubucamanza
yasohoye amabwiriza agenewe abacamanza n'abanditsi b'inkiko abandikira muri aya magambo: amasambu yatanzwe n'abategetsi na ba burugumesitiri cyangwa inama ya komine agahabwa abandi baturage agomba kugumanwa n'abayahawe n'abategetsi ba demokarasi. Icyo minisitiri yabwiraga abacamanza kwari ukubabwira ko imanza zose zirebana n'imitungo isabwa n'abatutsi baba bari mu gihugu cyangwa bahunze bashaka gusubirana imitungo yabo, ko iyo mitungo batagomba kuyihabwa kandi ko imanza zigomba gucibwa muri ubwo buryo. Mutekereze minisitiri w'ubucamanza uha amabwiriza abacamanza uburyo imanza zigomba gucibwa, murumva ko politike yari imeze. Tariki 26 z'ukwa kabiri 1966 Perezida Kayibanda yasohoye iteka riha ayo mabwiriza itegeko, imbaraga z'itegeko, ndetse yongeraho n'agashinyaguro gakabije avuga ko bene imitungo bahunze aribo biteye ubuhunzi no gusiga imitungo yabo. Abyandika atya: umuntu wese wahunze iyo agarutse ntashobora na busa kuregera amasambu yari atuyemo cyangwa se ayo yahingaga, niba ayo masambu yarahawe abandi baturage cyangwa se niba hari ikindi leta cyangwa ubutegetsi bwa komine bwayageneye. Mu gihe basigaga ibintu byabo, byaba ibyimurwa n'ibitimurwa, bene byo nibo batumye byandagara. Nta wishingiye uguhunga kwabo. Abategetsi bariho ubu ntibashobora na rimwe kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Habyarimana ageze ku butegetsi, aho kugira ngo akore impinduka za politike zari zikenewe, yakomeje uwo murongo. Kimwe mu byemezo bya mbere yafashe cyabaye icyo gushimangira ayo mabwiriza ya Kayibanda yima abatutsi imitungo yabo. Asohora amabwiriza ku itariki 25 z'ukwa 10 1973 ateye atya: ibintu byatawe n'abatutsi bahunga biba bitakigira nyirabyo, bihinduka inkunga ya leta. Ibyo bintu bigomba gufatwa bigashyirwa mu maboko ya komine. Nta wishingiye guhunga kwabo. Abategetsi bariho ubu ntibashobora na rimwe kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Murumva ko asubiye neza mu magambo Kayibanda yari yaravuze. Birerekana uburyo Parmehutu na MRND byagendeye kuri politike zimwe zivangura n'irondabwoko. Haba ku butegetsi bwa Parmehutu, haba ku bwa MRND, ba prefe bahawe inshingano zo gushyira mu bikorwa iyo politike y'irondabwoko, nabo babitegeka ba burugumesitiri babo. Nanone fata ingero nkeya. Mu yahoze ari prefetura ya Kibungo, Prefe Eric Kamonyo yandikiye ba burugumesitiri ibaruwa yo ku itariki 22 z'ukwa 7 1963 ababwira uko ibintu by'impunzi bigomba gutangwa. Abyandika atya: nkurikije ibaruwa yanjye nimero 599 yo ku itariki 20 z'ukwa 6 1963, bwana burugumesitiri, ndakumenyesha ko kuva icyo gihe kugeza ubu ufite ibyangombwa kugira ngo ushobore gutanga imitungo y'impunzi. Kubera iyo mpamvu ngutegetse gutanga ibyo bintu ufatanyije n'abajyanama ba komine yawe. Ikitonderwa: ibyo muzatanga byose bigomba gukorerwa inyandiko mvugo, mukabisinyira namwe n'abajyanama, bikabikwa mu biro bya komine, nanjye mukanyoherereza kopi. Mbategetse gutanga ibyo bintu by'impunzi mukibonera urwandiko, ni mubitange mwitinya. Izo mpunzi nizigaruka muzazohereza iwanjye, nishimiye umwete muzabikorana. Indi baruwa niyo ku itariki 3 Nyakanga 1964 ya Prefe wa Kibungo Claudien Gatwa Buyenge, nayo yasabye ba burugumesitiri kugurisha inka zasizwe n'abatutsi bahunze igihugu, bakazamugezaho ibiciro buri nka yagurishijwe. Yabibandikiye mu buryo bukurikira: abaragiye inka zikamwa nta gihembo bagomba guhabwa. Abasigaranye inka zidakamwa bazahembwa igihembo Prefe na burugumesitiri bazabagenera. Ikindi gikorwa cyaranze politike y'ivangura n'itotezwa ry'impunzi zatabukaga ziva mu mahanga ni umutekano muke batezaga imiryango yabo babaga basanze mu Rwanda, bagahozwa ku nkeke
zo gukorwaho za raporo n'amaperereza y'urudaca. Urugero rumwe rwabaye muri Perefegitura ya Cyangugu, aho Preferi Kamonyo wari warahimuriwe avuye Kibungo yandikiye ba burugumesitiri baruwe ku itariki 17 z'ukwa 9 1964 ababwira uburyo bagomba gufata impunzi. Ati impunzi zagiye kuva muri 59 kugeza ubu muzi ububi bwazo uko bungana. Mutegetse ko kubagenzura mu bikorwa byabo, murebe ko bakomeza ububi bwabo. Mutegetse kubagenzura niba badakora utunama ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, no kureba uko barwanya Repubulika y'u Rwanda mu yandi mayeri. Tariki 27 z'ukwa 7 1970 Perefe wa Cyangugu Mpamo Esdras yahaye amabwiriza ya burugumesitiri yo gukurikirana impunzi z'abatutsi zihunguka n'imiryango yabo yari mu Rwanda. Abibandikira atya: Bwana burugumesitiri, nimumenye imiryango yose ifite abantu bahunze. Burugumesitiri ajya yigenzura afatanyije n'abarwanashyaka ba Parimehutu. Bwana burugumesitiri nagenzura impunzi zigaruka zije gutata no gukanga amahoro y'abaturage, kandi ibyo burugumesitiri azabimenyera ku miryango ifite ababo bahunze. Bwana burugumesitiri afatanyije n'abarwanashyaka ba komine mugenzure n'abaturage bagemurira impunzi amatungo yazo n'ibyabo bikiri mu gihugu bitazwi. Hari impunzi zageragezaga gutahuka ndetse zimwe zinafite ibyangombwa zahawe na Ambasade y'u Rwanda mu mahanga, ariko zagera mu gihugu zigasubizwa mu buhungiro. Uwitwa Rwakajumba Marcelin wakomokaga muri komine Mubuga ku Gikongoro ni mu karere ka Nyaruguru yatahutse mu mwaka wa 1971 n'umuryango we wose avuye i Burundi. Yaciwe amafaranga y'igihano ko yaje mu Rwanda bitemewe, hanyuma arirukanwa asubizwa i Burundi. Nyamara yari yaje afite ibyangombwa bimwemerera kugaruka, yari yahawe na Ambasaderi Karake waruhagarariye u Rwanda mu Burundi. Tariki 16 z'ukwa 8 1963 umupadiri witwaga Kabagamba Stanislas yaje mu Rwanda n'imodoka. Imodoka ye avuye muri Kongo aza adafite ibyangombwa. Ageze i Cyangugu yarafashwe arafungwa, aregwa ibintu bine. Icya mbere, kuba yinjiye mu Rwanda adafite ibyangombwa by'u Rwanda. Icya kabiri, kuba adafite uburenganzira bwo kuzana imodoka mu Rwanda. Icya gatatu, kuba we ku giti cye atarafite uburenganzira bwo kuza mu Rwanda. Icya kane, kuba yaje gutata ngo asubireyo kubwira impunzi zishaka gutera uko mu Rwanda hifashe. Politiki yo kubuza impunzi z'abatutsi uburenganzira ku mitungo no ku gihugu yafatanyije n'iyo kubima pasiporo yo kujya mu mahanga ndetse n'ibindi byangombwa byasabwaga n'ubutegetsi. Mu mwaka wa 1968 Musenyeri Bigirumwami yasabiye pasiporo umupadiri w'umututsi witwaga Kayiranga Prudence. Serivisi z'abinjira n'abasohoka mu gihugu zagishije inama Minisitiri w'Ingabo na Polisi. Icyo gihe yari Juvenal Habyarimana wari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel, abasubiza muri aya magambo: uwo mupadiri ntakwiye pasiporo kuko ababyeyi be ari impunzi mu mahanga, kuko kandi uwo mupadiri aramutse agiye i Bukavu yatera inkunga abarwanya leta y'u Rwanda. Aramutse asohotse abatutsi bize barushaho kugira ingufu zo kurwanya u Rwanda. Padiri Kabagamba yimwe pasiporo atyo hashingiwe gusa ko ari umututsi, ngo kuba yayihabwa akajya mu mahanga byaba ari ukugambanira igihugu. Ubutegetsi bwanashyizeho ibyangombwa bitaga iby'imyitwarire myiza, attestation de bonne conduite vie et mœurs. Bahaga buri muntu wabaga ashaka akazi cyangwa indi serivisi muri leta. Hagiyeho amabwiriza yo kubyima abatutsi no kubananiza. Reka none mbahe ingero nkeya. Amabwiriza ya Perefe wa Kibungo Shyirambere Mathias yo ku itariki 18 z'ukwa 9 1970 yandikiye ba burugumesitiri ababwira ati: muri uru rwandiko nkwandikiye ndashaka kukwibutsa ibyo nababwiye ku itariki 7 z'ukwa 9 1970 mu kanama k'umwihariko twakoranye. Gutanga attestation de bonne conduite vie et mœurs bigomba kwitonderwa. Hamaze kuboneka ibimenyetso byinshi byerekana ko ba burugumesitiri bamwe batanga icyo cyemezo batabanje kwibaza kugira ngo barebe niba bishoboka. Guha icyo cyemezo abatutsi batuye mu mahanga baje gusura amacuti yabo, cyangwa se kugiha abantu bafunguwe
vuba kandi barafunzwe kuko babuzaga igihugu amahoro barwanya parimehutu, urumva ko bidashoboka. Nubona utabyumva neza, gisha inama perefe. Menya ko hari abarunari batwihishemo. Abo nibo bakujya mu gutwi ngo barakugira inama bitwaza ko ari inshuti zawe. Izi ngero ni nyinshi. Nko muri Gikongoro, uwitwa Ruhumuriza François Xavier wari umujyanama wa perefe muri komine Musange yandikiye perefe ibaruwa ku itariki 15 z'ukwa karindwi 1970 avuga uburyo umuturage wavugwaga ko ari umututsi wihinduye umuhutu atagomba guhabwa ibyangombwa bimuha uburenganzira bwo kwinjira mu ngabo z'igihugu. Abyandika atya: Bwana perefe, mboherereje uwo muhungu witwa Kayihura mwene rya mukuru na Mukabaziga wo mu murenge wa Nkore. Uwo muhungu ngo arifuza attestation kandi akaba n'urupapuro yakuye mu gisirikare yararuzanye ngo ndusinyeho, ariko ndanga kubera ko ari umututsi, kandi akaba kuri urwo rupapuro yari yandikishijeho ko ari umuhutu. Nsanga rero uwo mututsi wihinduye umuhutu adakwiye kujya mu basirikare b'igihugu. Bituma no kuri attestation, iyo attestation ntabyumva neza. Ndabasaba ko mwabisuzuma mukampa igisubizo kuri byo, ariko jewe ndabona atabikwiye. Tariki 19 z'ukwa 8 1970 Konseye Ruhumuriza yanditse indi baruwa nanone igenewe perefe ivuga ibirebana n'umuturage w'umututsi yari yimye ibyangombwa, agasaba perefe nawe ko abyemeza atyo. Bwana perefe, mbohereje umuntu witwa Kareranga Batanazi mwene Mbaraga na Mukagacinya wavukiye Masagara mu mwaka w'1952. Uwo musore ngo arifuza attestation y'imimerere myiza. Jewe rero nasanze ndashobora kuyimuha. Nasanze adafite ubwitonzi bwiza nkurikije umuryango wabo uko wifashe. Icyakora mugerageze kumwibariza neza. Ni umututsi, arabibibwirira impamvu ze. Nanze kubikora ntabibamenyesheje ngo mumpe inama yabyo. Indi baruwa ya Konseye Ruhumuriza niyo ku itariki ya 1 kwa 8 1970 yandikiye perefe isaba inama kubirebana n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga yari yimye umuturage w'umututsi. Bwana perefe, uwo mugabo witwa Nibizi Sostene ni umututsi, akaba yifuza attestation y'ubwitonzi ngo abone passport yo kujya Bugande. Icyakora naragenzuye nsanga yarigeze kujya Bugande mbere y'umwaka w'1959, asanga bene wabo babaye impunzi bagiye Bugande mu mwaka w'1960, kandi yanatinzeyo cyane kuko yavuyeyo umwaka ushize. Nsanga abo bene wabo na n'ubu bakiri impunzi Bugande. Nkaba mbona kumuha attestation y'ubwitonzi ngo nawe asange bene wabo Bugande ntabikora. None nguwo ndamuboherereje, muhaye n'urwo rwandiko ngo arubazanire. Nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyakibero mwese, akarengane ko gukorwaho amaperereza ku batutsi nako kabaye kenshi hagamijwe kubima ibyangombwa byahabwaga abaturage. Ikibungo, perefe Shyirambere Mathias yandikiye ba burugumestre kubirebana no gutoranya abakozi bagombaga guhabwa akazi mu nzego za komine, abasaba kwitondera kugenzura ubwoko bwabo kugira ngo abatutsi batinjizwamo. Iri totezwa yabyanditse atya: Bwana burugumestre, ndakumenyesha ko ugomba gutunganya liste y'abakozi ba komine ikangeraho bidatinze. Ndabibutsa ko mugomba kwitondera kureba ubwoko, ntimukandike ubwoko mukurikije ibyo bababwiye, ahubwo mujye mureba ko ari ukuri. Hariho bamwe biyandikisha ko ari abahutu nyamara mu by'ukuri ari abatutsi. Sinshaka ibyo binyoma. Niba ari umututsi nagumana ubututsi bwe, n'abahutu nabo nuko. Iri totezwa ryatumye hari abatutsi bageragezaga guhindura ubwoko cyangwa se guhindura amazina, ariko nabo bagakurikiranwa kugeza akazi bakabimye cyangwa se bakakabavanaho. Urugero ni ibaruwa yanditswe na burugumestre wa Rukara Karibwende Faustin ku itariki 2 z'ukwa mbere 1967 ayandikira perefe wa Kibungo kubijyanye n'abakandida basabaga akazi muri sosiyete yitwaga AIDER yari ishinzwe iterambere ry'icyaro. Burugumestre amaze gusuzuma dosiye z'abakandida yandikiye perefe amusaba kuvanamo umututsi wari warihinduye ubwoko, abivuga atya: Bwana perefe, mu bakandida bohereje harimo umwe mubi wigeze kwirukanwa muri Ecole de Moniteur Auxiliaire y'Igahini. Yaje gukora ikizami nta byangombwa kuye muri komine, yageze naho yita izina ritari rye yigise Gasana Jean Bosco, ariko ubundi yitwa Ruhigira Jerome mwene Kanuma w'Igahini, akubitiraho no kwiyita umuhutu kandi ari umututsi, umututsi nabwo w'umugome.
nimumubona muzamuhagarike. Gasana Jean Bosco ntawe dufite muri komine Rukara. Ngiyo politike leta yari yarimitse. Niyo mpamvu umunyapolitike wese ushaka kwitugaruramo tugomba kumurwanya. Kandi turabafite bita abanyapolitike bakoresha imbuga nkoranyambaga bakwiza urwango no gushuka abaturage bashaka kubaroha mu myivumagatanyo. Aba nta mwanya bagifite muri politike y'u Rwanda rwa nyuma ya jenoside. Reka nsoreze ku mateka y'uyu musozi wa Rebero twicayeho. Bamwe murabizi Rebero hahoze hoteli ya Perezida Habyarimana yitwaga Rebero Horizon, n'inzu yayo iracyahari hano inyuma y'amatafari. Aha rero muri iyi hoteli ni hamwe mu hateguriwe jenoside bikozwe n'ishyaka ryari ku butegetsi, ariko n'inkotanyi zaharokoreye benshi zibavana mu bice by'umujyi wa Kigali. Tariki 17 z'ukwa 10 1992, Kapiteni Simbikangwa yayoboreye muri hoteli Rebero Horizon inama yafatiwemo icyemezo cyo gushaka abantu bose bari baravuye mu gisirikare bakinjizwa mu nterahamwe. Bukeye tariki 18 z'ukwa 10 1992, hishwe abatutsi benshi muri Kigali barimo Byabagamba Stratoni wari umunyamakuru wari ushinzwe ikiganiro cya Kiliziya Gatolika kuri Radio Rwanda, akaba yari n'umukuru w'ishyaka rya PL muri komine Kanombe. Yiciwe mu rugo ku manywa, imodoka y'ijipe yajiwe irimo abantu 4 barinjira baramurasa. Itangazamakuru ryabicukumbuye ryerekanye ko abamwishe bari abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana. Tariki 20 Ugushyingo 1993, Perezida Habyarimana yayoboye inama muri hoteli Rebero Horizon, hafatirwamo icyemezo cyo guha interahamwe n'impuzamugambi intwaro zagombaga gukoreshwa mu kwica abatutsi n'abatavugaga rumwe na MRND na CDR. Ikwirakwizwa ry'izo ntwaro ryakorwaga hifashishijwe autobus za leta z'ikigo cya Onatracom. Tariki 27 z'ukwa 2 1994, nanone hano kuri Rebero Horizon habereye inama yahuje abayobozi bakuru b'interahamwe, initabirwa na Michel Bagaragaza wayoboraga ikigo cy'igihugu cyari gishinzwe ubucuruzi bw'icyayi, Joseph Nzirorera wari umunyamabanga mukuru wa MRND, Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi, Karaveri Mvuyekure wari umuyobozi mukuru wa banke ya Kigali, Pasteur Musabe nawe wari umuyobozi mukuru wa Bakari, Serafin Rwabukumba wari umwe mu bayobozi bakuru wa banke nkuru y'igihugu akaba na murama Perezida Habyarimana, na Robert Kajuga wari umuyobozi mukuru w'interahamwe. Iyo nama yemeje ko bagiye gushaka amafaranga yo gushyigikira interahamwe mu rwego rwo gutsemba abatutsi, ari nayo mpamvu hari hatumiwemo abayobozi b'amabanki. Banyacyubahiro mwese, ndasoza nongera gushimira abanyapolitike baharaniye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa buri munyarwanda. Aha nagiye mbaha ingero zifatika zerekana uburyo ivangurabwoko, akarengane, amacakubiri byari byaragizwe politike ya buri munsi mu Rwanda. Ababirwanyije rero bamwe bakabizira, tugomba guhora tubaha icyubahiro kibakwiye kandi tukavanamo isomo ryo kubaka u Rwanda rwa twese. Hari abazwi bashyinguye kuri urwibutso rwa Rebero, hari n'abasanzwe bazwi nka nyakwigendera Minisitiri Boniface Ngurinzira waharaniye amahoro mu mushyikirano ya Arusha, ariko bakaba batagaragara kuri urwibutso. Aba nabo turifuza kuzabaha umwanya bakwiye muri urwibutso bakajya bubahwa kimwe n'abahashyinguye. Dukomeze rero guharanira politike nziza yo ku Rwanda rwa twese, ica burundu iyivangura n'amacakubiri byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze, mugira amahoro.